mbaye ikaze mwese abakunzi bacu abadukurikira kuri Urgent Update News. Uyu ni umwanya mwiza rero nk'ikaze mwese abakunzi bacu abatugira icyizere mwese mugakanda kuri subscribe muri ubwa mbere ugeze kuri channel yacu kora subscribe ahantu hasi handitse subscribe y'amakuru yacu aje kugira gatanu kuri gatanu ukoreshe kandi na like kugira ngo amakuru yacu aje kugira gatanu kuri gatanu ukora kuri subscribe ukore kuri like ndetse ukore no kuri share. Nihungi burwa muri amasaha rero ni muganga Chantal wamenyekanye mu mirimo yo kwigisha ibigendanye n'ubuzima bw'imyororokere no gutera akabarutso n'ibindi, aho yiguye umutwe ashiruka ubute inka zimarira mu muriro, yatekerezaga ko uyu muriro utazashobora kumutwika cyangwa se ngo umugereho, aho yiyemeje kugeza mu nkiko uwahoze ari minisitiri w'ibikorwa remezo Dr Nsabimana Ernest amushinja kumwimukira akamusiga mu rukundo akamutererana, dore ko adahwema kuvuga yuko rwose mu rukundo bakundanye hari ibintu byinshi atazi cyangwa se batigeze bakora, aho yagaragaje ko batigeze aryamana cyangwa se ngo amusome cyangwa se ngo anamwegere. Si uko rero uyu Chantal atigeze abyifuza cyangwa se abyiyumvamo, ahubwo yavuze ko ari umwanya muto bari bafite cyangwa se batayiboneye umwanya. Yagize ati ntabwo rwose yigeze aryamana nanjye, ntabwo yansomye cyangwa se ngo ananyegere, si uko rwose ntabishakaga ahubwo nuko twabuze umwanya wabyo. Ni mu gihe rero uyu mudamu mu minsi ishize cyangwa se muri iyi minsi yakomeje kugenda agaragara ku mbuga nkoranyambaga byumvikana avuga yuko rero uyu wahoze ari minisitiri Nsabimana Ernest yamuhemukiye akamusiga mu rukundo wenyine. Byaje rero kuba bigaragara ko yagize ibikomere bitandukanye, yavuze ko yagize ibikomere bitandukanye birimo ibikomere by'uruhu, agahinda akabije kazwi nka depression ndetse n'ibibazo by'imitekerereze. Chantal yavuze ko rero ubu yakabaye kuba afite umwana w'imyaka 15, ariko igihe agezemo nta mwana n'umwe afite, ibyo bikamutera agahinda gakomeye cyane atabonye kugaragaza ku mbuga nkoranyambaga. Ni mu gihe social media uyu mudamu yakomeje kugenda agarukwaho n'abantu bagiye batandukanye, abanyamakuru bagiye bagezweho Kinsi Mutabaruka Scoop ndetse n'abandi banyamakuru bagiye batandukanye bakomeje kugenda bagaruka kuri uyu mubyeyi, ntatinya kwita umubyeyi nubwo rwose agaragaza ko wenda agaragaza ko atari yabyara, gusa urebye ikigero agizemo ni ikigero cy'ababyeyi. Ni mu gihe rero abantu benshi bakomeje kugenda bamugaruka bavuga yuko arwaye mu mutwe cyangwa se afite uburwayi, bamubwira ko ibintu bimaze igihe kirekire atakabaye kuba abigarura. Muri yemeje ko rero uyu bakundanye Ernest agomba kumugeza mu nkiko akamwishyura miliyoni 100 zo kwivuza, dore ko ngo yamuteganye akamusigana mu burwayi ndetse ntamufashe mu bijyanye no kwivuza, ngo nta kindi amukeneye kugira ngo amufashe mu bijyanye no kwivuza. Ni mu gihe rero uyu mubyeyi Chantal, muganga Chantal ngo rimwe na rimwe akunze no kwita Dr, gusa ibyo ngibyo wenda ntabwo twabigarukaho cyane, ahubwo uzwi nka muganga Chantal. Mu gihe rero yavuze ko uburwayi yatejwe n'uko yarateranye mu rukundo akwiye kwivuza kuko bwamugizeho ingaruka ziremereye cyane. Ni mu gihe rero amujyanye mu nkiko, hanyuma basuzuma ibimenyetso byose, bamubaza niba wenda afite amafoto agaragaza we na Ernest bari kumwe, cyangwa se niba yabazi iwabo Ernest, cyangwa niba ababyeyi be bamuzi cyangwa se ababyeyi ba Ernest babazi umukobwa, cyangwa se yaragezeho bakamusura bombi imiryango ikabiziranye. Ati reka bamubashije ku bijyanye n'ubutumwa bugufi baba baragiye bandikirana cyangwa se inshuti zaba zizi neza yuko ari abantu bakundanye, ibimenyetso byose bigenda biba imfabusa. Ni byinshi yakoze kugenda abazwa ariko bikaburirwa ibimenyetso. Ni mu gihe rero umuriro yacanye aribwo watangiye kugenda mugarukira, ibirimo by'umuriro bigiye bitandukanye biva ahantu henshi hagiye hatandukanye ku banyamakuru bagiye batandukanye agiye agarukaho, abantu bagenda asebya amazina bavuga ko ari indaya, abandi bavuga nabi. Ibi byose byagiye rero
bimugarukira gake gake umunsi ku munsi. Ni mu gihe rero yamanitse agati yicaye nawe ajya kukamanura bigasa nk'aho nawe agiye guhagarara. Urukiko rukaba rwamusabye gutanga miliyoni imwe ndetse n'ibihumbi 500. Ibi byose rero akajya kwishyura amafaranga uregwa yatanze mu rukiko ndetse yishyuye ku mwavoka. Ni mu gihe rero uyu Chantal asaba gutanga amafaranga yose nk'inyishyu yo kuba rero yarajyanye Ernest mu rukiko ndetse n'amafaranga yishyuye umwavoka. Ni mu gihe rero abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka kwa ino nkuru bavuga bati se ko dufite abantu batubabaje mu rukiko, batubabaje mu rukundo, ese twaba twemerewe kubajyana mu rukiko? Ni ibintu bitari bimenyereye cyane rero kuba umuntu yakubabaza ukamujyana mu rukiko. Nugira ngo rero wowe wakoze subscribe ndagushimira cyane. Nawe ni bwo bwa mbere ahangaha kora subscribe maze amakuru yacu ajya kugira 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, murakoze cyane.